nukoresha buno buryo ngiye kukwereka mu gihe cy'icyumweru kimwe urabujura abafollowers mu 10 kuri account yawe ya TikTok ukoresheje zino tekinike ngiye kukwerekana koresha kugira nzamuri ya account yanjye mu gihe cy'icyumweru mbere nujura abafollowers 10,000. Ibi ngiye kukubwira ni tekinike nakoresha kugira nzamuri ya account mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa. Ibi ndi kukubwira ushobora kuvugira ngo ni scam. Nk'urugero urabona iyi video yagize views 377 aho yanyigirije abafollowers 4200 kuri video imwe yonyine. Abantu benshi birirwa bataka ngo views zarabuze ngo abafollowers barabuze kuri TikTok kandi mu by'ukuri nuko bataramenya amabanga ngiye kukwereka. Ngiye kukwereka amabanga nakoresha kugira nzamuri ya account yanjye mu gihe gitoya. Nk'urugero nane urabona iyi video yagize views 394 aho yanyigirije abafollowers 3500 kuri video imwe gusa. Muri iyi video ngiye kwereka amabanga nakoresha kugira nzamuri ya account mu gihe gitoya nta kintu na gitoya bigusabye uretse kureba video kugeza ku musozo. Nk'urugero urabona video yarebwe gake kuri account yanjye ya TikTok yagize views 1300 aho yanyigirije abafollowers 6 kuri video imwe yonyine yarebwe gake kuri account yanjye ya TikTok. Muri iyi video ngiye kwereka amabanga wakoresha kugira nzamuri account ya TikTok mu gihe gitoya nta kintu na gitoya bigusabye. Turasije mu byinshi reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukora subscribe ni mutarayikana n'ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisikaho musi muri comment ndahita nkusubira. Mbere kugira ngo nkoreke tekinike wakoresha kugira ngo uzamure account yawe ya TikTok mu gihe gito reka maze nkwereke account yanjye kugira ngo ibintu ngiye kukubwira ubashe kubyizera ubashe kubikurikiza. Ikindi kandi ukurikiza bino bintu ngiye kukwereka ndakwizeza kuzabona impinduka kuri account ya TikTok maze account ya TikTok ikazamuka mu gihe gito nta kintu na gito yabigusaba. Nk'urugero urabona account yanjye ya TikTok ifite followers 11,000 na followers 100 mu gihe cy'icyumweru kimwe. Urabona video meruka gushyira yagize views 6300. Urabona iyo meruka gushyiraho bwa mbere wanagize views 24. Urabona iyi ngiyi yagize 13. Urabona iyi ngiyi yagize views 1500. Urabona iyi yagize 48. Urabona ko video zanjye zirebwa cyane kandi nubwo zitarebwa cyane zose ariko urabona ko video byibura zanjye zirebwa neza ku kigero cyo hejuru. Urabona video zanjye zirarebwa cyane kandi mu by'ukuri nizi tekinike ngiye gukwerekana koresha ngo nzamuri ya account yanjye mu gihe gito cyane nta kintu gito yabisabye. Urabona ko ufite video nkeya cyane ntabwo ari video nyinshi cyane kugira ngo ubone followers benshi kuri TikTok ntabwo bigusaba gushyira video nyinshi cyane ahubwo bigusaba gukoresha zino tekinike ngiye kukwereka. Rero nk'uko ubibonye urabona ko account yacu ihagaze neza kandi urabona ko izamutse mu gihe gitoya. Niyo mpamvu ngiye kugusangiza amabanga nakoresha kugira ngo nzamure account mu gihe gitoya nta kintu gito yabisabye. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo uzamure account yawe mu gihe gitoya nta kindi ni ugukora content zikemura ibibazo by'abantu apana gukora video wikiza. Niba uri umukomediye niba ukora video ngizi zacu niba ukora indirimbo muri niche uherereyemo ukora video ikemura ibibazo by'abantu bayirimo muri iyo niche yawe. Niba ukora comedy nyine ukora video ku buryo umuntu nayireba ari buze guseka. Niba wigisha ibintu bigiye bitandukanye kora nyine ku buryo umuntu uri buze kureba ikintu cyari buze kukishimira. Wite ku bintu bitatu bikurikira. Niba ugiye gukora video ku kintu runaka banza wite kuri editing yayo, wite kuri script ya video yawe, wite no kugiye cyiza cyo kuya-uploading. Wifata video nyine ngo uyifate ngo uyishyire hariya, ufate video nawe utareba handi hantu ngo uya-uploading kuri TikTok yawe. Nurangiza ngo witege umusaruro ngo witege ngo uzabona views nyinshi ngo izakuzanira aba followers benshi. Wetegura video ku buryo urebye handi hantu nawe ushobora ko wayireba ukabona ni video nziza cyane. Mbere yo ku-uploadinga video y'ubanza urebe uve ku isegonda ry'ambere ugeze ku munota irangiriraho. Nurangiza kureba wibaze kino kibazo. Ese ubundi ari ngiye mbonye iyi video handi hantu iyi video ngiye nayireba? Igisubizo nusanga ari oya, iyo video zabanzu yisubiremo. Niba ari kuyicoding uri coding yindi, niba ari kuyediting uyediting ukuramo amakosa arimo, niba ari kuri buri kimwe cyose ubanzu gikosore kugira ngo video yawe ize kubisa neza. Ariko nusanga igisubizo ari yego, iyo video za-uploading kuri TikTok ndabizi neza ko izataha umusaruro maze ikakwinjiriza views nyinshi. Ubundi aba followers banya bava kuri views apana bimwe abeshya ngo jya kuri live gukora follow nayo ndakora follow back abira nta musaruro bitanga. Umufollowers wanyawe ava kuri views. Nkuko yabonye kuri video nabanje kukwerekana nagize views 300 yinjiza followers 4200. Urumva nyine na followers baje 2200 kandi urumva ugiye kuri live kugira ngo uzabona followers 2200 byibura byagusaba hagati y'iminsi 5 cyangwa iminsi 20 cyangwa ukwezi bitewe na live ujyaho. Kandi ntago umuntu wajya kuri live y'umuntu ngo akuzamura gushyire hejuru nta kintu wamuhaye nta gift wamuhaye ntago yahakumaza umwanya kugira ngo bore bari aba followers. Rero ikintu ugomba kwita kuri video zawe ukwita kuri content yawe muri niche yose waba uherereyemo ku buryo video zawe zizaba zisa neza ku buryo umuntu uyirebye azayireba akayikunda akahita akora follow bitamusabye gutinda gukora follow akahita yikora yihuta kugira ngo atazacikwa na video z'ubutaha. Iki ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho niba ugiye gukora video mbere yo kugira ngo ya-uploading. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri
gupostinga buri munsi. Wipostinga rimwe mu kwezi, rimwe mu minsi 5, rimwe mu mezi 3, ahubwo we postinga buri munsi. Niba ugiye kuba umu content creator cyane mukeneye gukoresha TikTok nk'umunyamwuga, mu gihe ugitangira nyabona niba ufunguye account, tangira postinga buri munsi. Zino social media zose zikunda umuntu w'umukozi, apana bimwe byo gupostinga rimwe mu minsi 3, rimwe mu minsi 5, wagaruka ugapostinga 3 ku munsi, ahubwo wowe icyo usabwa no gupostinga byibura rimwe ku munsi. Uko ugenda uhozaho TikTok ya video iragenda ikazipushinga zikabasha kugira ahantu kure, maze ukabona views zirimo ziraza zirukanka, ukabona n'aba followers barimo baraza birukanka kubera gukora cyane kandi kubera gupostinga buri munsi. Wipostinga rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu minsi 3, ahubwo wowe tangira postinga rimwe mu munsi, buri munsi. Ndabizi neza ko nubikora bizatanga umusaruro, maze nawe ukabona aba followers benshi, maze nawe video zawe zikajya zirebwa cyane. Nukoresha iriya tekinike ya mbere ugakoresha n'iyi tekinike ya kabiri, ndabizi ko uzabona umusaruro kuri account yawe ya TikTok. Iki ni ikintu cya kabiri ugomba kujya ukora kuri account ya TikTok, kandi ndabizi neza ko kizatanga umusaruro. Turasize mu rubyinshi, reka dutangire n'ikintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero nta kindi, mu gihe uri gukora video yawe banza wite ku masegonda yawe 15 abanza ya video. Witangira video basuza ngo hero ngo mumeze mute, ngo nitwa runaka, ngo gutya na gutya. Ibyo bintu bikora babana b'abasiniya bagafashe kuri social media, nago wowe ugitangira wakora ibyo bintu ngo abantu bazarebe video zawe. Yenda nk'urugero abantu benshi njya muna bakora content zabo, ugasanga atangiye video ngo muri aho ngo nitwa runaka gutya na gutya, ngo nkora ibi nibi, ngo muri iyi video ngo tugiye gukora bino na bino. Nutangira usuza abantu nguko ndabizi neza ko bitazatanga umusaruro, kuko ibyo bintu ntago bitanga umusaruro ku mutangizi. Niba ugitangira ugiye guhera hasi ku followers umwe, ku followers 0, wowe cyo usabwa no gukora content byibura amasegonda 15. Umuntu yareba video ya amasegonda 15 akahita yikunda. Ubundi social media uburyo zikoze muri munare bya video amasegonda 15, TikTok itibona ko iyo video yawe ikenewe, maze ikahita yipushinga ikabasha kugira ahandi hantu, ukabona views zirimo ziriyongera cyane. Ariko nutangira basuza ngo hero ngo nitwa runaka, ngo gutya na gutya, uwo muntu ntago azareba video yawe kabone n'ubwo wawe umeze ute. Uwo muntu ntago azabasha kureba video ngo ayirangize, azahita yikuramo akomeza agiye kwirebera izindi video nziza zimeze neza. We niba uri gukora video runaka, niba ari ugusetsa witangira basuhuza, ahubwo wahita bakubita akantu ka danje muri video yawe. Niba naba byiza ugenda uri akantu kabaye keza muri video yawe, ukabanze ku ntangiriro ya video. Wabonye bano bantu bafite channel ziremereye, ba Yago, ba Isimbi TV, na zino channel nyine zino channel ziremereye, na zino social media ziremereye, ubona ko nyine kugira ngo atangire video, ubona ko ashyiramo akantu ka danje mbere yo gutangira, ugasanga nyine atangije akantu gakomeye cyane ku buryo uri buze kureba iyo video ugamije kureba ako kantu yatangije kuri video, ku buryo nyine amasegonda 15 ya mbere nyine umuntu areba video yawe ari buze kuvuga ati wow, iyi video ko mbona ari nziza ra. Wowe ita ku masegonda 15 abanza video yawe, kugira ngo urusheho kuzamura uburyo video zawe zigera kure, maze video zawe zirusheho kurebwa cyane nta kintu na gito yabigusabye. Kandi ukantu ugakurikiza ukakitaho neza, ukajya wita ku masegonda 15 ya video yawe, isegonda kurindi. We nutangire ngo basuhuza ngo nuyahanaha ngo gutya na gutya, ahubwo we tangira urase ku ntego icyo video yawe igamije. Niba ari ugusetsa, hita ukubita uvunira mu mavi maze utuvuga ibikuzanye, abantu video yawe bazayireba. Niba ari umuntu ukeneye iyo video azayireba nk'itegeko, kuko nyine uzaba uri kumubwira ibintu ashaka kandi azaba yumvise ibintu ugiye kumwereka. Fata amasegonda 15 babwira iby'ingenzi muri video. Ukimara kubibabwira rero wemerewe kubasuhuza ubabwira ati gutya na gutya, kora like, kora follow bitewe n'uburyo ubyifuzamo, nyine bitewe n'uburyo wateguye video yawe. Apana kubabwira ngo kora follow ku munota wa mbere ataramenya n'ikintu ugiye kumubwira. Hari abantu batangira kumubwira ngo kora follow, ngo kora like, ngo kugira ngo dukomeze, kandi mu by'ukuri naramenya n'ikintu ugiye kumubwira muri iyo video. Nutangira umubwira uko nguko, azahita akuramo video yawe ikomereza yigire ku zindi video zimeze neza. Iki ni ikintu ugomba kwitaho rero kugira ngo uzamure views, maze views zikuzanira aba followers kuri TikTok yawe. Tudatize mu rubyinshi gato dukomeza ari ikintu gikurikiyeho. Ikintu cya kane rero ugomba kwitaho ni iki? Ikintu cya kane ugomba kwitaho ni hashtag. Mu gihe ugiye kwa uploadinga video kuri social media zawe kuri TikTok yawe, ya wita kuri hashtag ukoresha kuri video yawe. Niba ukora comedy kuri video yawe ni habureho hashtag ya comedy. Niba ukora teke nk'iyi yacu kuri hashtag yawe ni habureho hashtag ya teke. Nyine bitewe na nico uherereye mu gihe ushyiraho hashtag zijyanye na nico yawe, kugira ngo video yawe bamenye ahantu bayikategoriza, babashe kuyishyikiriza abantu bayikeneye. Kuko nk'urugero ushobora gushyiraho hashtag y'ibintu bidahuye, ugasanga video bahereje abantu batayikeneye, ugasanga abantu barebye iyo video ugasanga bayikunze, kandi video yawe y'abantu batayikunze TikTok itibona ko idakeneye kayitireka kuyipushinga ngo ugeze ku bandi bantu, ugasanga igize views nkeya cyane z'abantu bayirebye mbere, nyine ugasanga ni ikibazo gikomeye. Rero no kuri hashtag ujye uhitaho, kuko na ahantu h'ingenzi. Hashtag 3 ugomba kwitaho byibura ugomba kujya ukoresha kuri video zawe. Iya mbere ni FYP, dore ngiyi nyanditse kuri screen. Ya kabiri ni viral. Ya gatatu ubwo ni mu Rwanda
cyangwa Burundi bitewe n'ahantu uherereye, nayo uzajya uyishyiraho uzahita wandika hashtag Rwanda cyangwa Burundi bitewe n'ahantu uherereye. Iki ni ikintu cya kane tudatsinze mu byinshi, reka dukomeza n'ikintu cya gatanu ugomba kwitaho kugira ngo uzamure account yawe mu gihe gitoya nta kintu gitoya bigusaba. Mu gihe uri umutangizi kuri TikTok hari ikintu ugomba kwitaho ukacyitaho neza ukagikurikiza, kandi n'ugikurikiza ndabizi neza ko bizatanga umusaruro. Niba uri umutangizi kuri TikTok witangira ukora video birebire, ukore video y'iminota 10, 15, iminota 7, iminota 8, ahubwo wetangira ukora video ntoya nyine video z'amasegonda make cyane, ku buryo umuntu nareba video yawe azakururwa n'aya masegonda 15 wabanje kuri video, namukurura akayareba ku buryo azareba iminota mike akabona video isirangira nyine akagira amatsiko yo kureba izindi video ziri kuri account yawe. Kuko hari nk'ukuntu umuntu ategura iki video kirekire ugasanga rimwe na rimwe ageze hagati acitse intege hajemo amakosa, ugasanga video nikomeje kuryoha nk'uko yatangiye. Rero biba byiza wakubita ubangura ugakora aka video keza kameze neza, niba ari amasegonda 20 cyangwa amasegonda 30 cyangwa umunota, ugakora nyine aka video nyine kameze neza nyine kugeza karangiye. Ku buryo niba umuntu wateguye amasegonda 15 akaba ari amasegonda meza, ari buze kureba amasegonda 15 yamara kuyareba ayenda akahita areba n'andi masegonda 30 nayo ameze neza nyine arimo ibintu byiza cyane, ku buryo nyine bihita bimukangurira gukora follow, yaba ari n'usura account yawe akahita asura account yawe akahita areba ibindi bintu nyuzaho. Witegura ibi video birebire, wetegura utu video dutoya, hanyuma kugenda waguka uzagenda utegura nyine na video ndende, kuko nyine abantu bazaba babashije kukumenya, bazaba babashije kumenya uwo uriwe nyine n'ibintu ushoboye. Witangira ukora ibi video birebire, wetangira ukora utu video dutoya, utu video nyine dufite ubutumwa nyine ku buryo uzajya ukora aka video nyine umuntu akakareba atarambiye akabona kararangiye kandi akabona aranyuzwe neza cyane. Iki ni ikindi kintu ugomba kwitaho niba ukeneye kuzamura TikTok yawe mu gihe gitoya. Turasize mu byinshi, reka dukomeza n'ikindi kintu ugomba kwitaho kuri account yawe kugira ngo izamuke mu gihe gito nta kintu gito yabigusabye. Ikindi kintu rero ni iki? Ikindi kintu ni amasaha meza yo kwa uploading. Wifata ngo uploading video saa 7 z'ijoro, saa 7 z'amanywa, utazi n'umunsi uko uhagaze, utazi niba abantu bari no kuri TikTok. Ese reka nkuhe nk'urugero, wenda ufashe video ya uploading saa 4 z'ijoro cyangwa saa 12 za mu gitondo. Ese urumva iyo video ari bande bayireba? Tekereza uploading video saa 4 z'ijoro, abantu bagiye kwiryamira, abantu barimo bararuhuka, uri kuri TikTok n'ubundi ni wa wundi nyine n'ubundi ari bureba amasegonda ngahe akahita yikomereza nyine yirebera ibindi bintu. Mu gihe ugiye kwa uploadinga video kuri TikTok ugomba kwita ku masaha, ukajya wa uploadinga muri cyagiye nyine ubona abantu bose bari online, kubyo nyine ni wa uploadinga video abantu bose kubera bari online bazabasha kwireba maze ukabasha kubona views nyinshi. Mwibutsa ko followers banyabo bava kuri views. Tekereza wagize views 100 byanze bikunze, nago waburamo followers 1000, followers 500, nago followers waburamo. Rero iyo ukoze video nziza ko ya uploading igihe cyiza, ndabizi neza bitanga umusaruro, kuko nanjye niyo mabanga nakoresheje kugira ngo nzamure iyi account yanjye mu gihe gito kandi urabona ko byatanze umusaruro. Rero ibi bintu byose mu bwene uramuka ubikurikije neza ndabizi ko bizatanga umusaruro. Nuramuka ukoze video nziza ikemura ibibazo by'abantu cyangwa se abantu bitewe na content ukora, iyo video ndabizi neza ko izatanga umusaruro. Ikindi kandi wita ku masegonda 15 ya mbere ya video ukayita akaba ari amasegonda meza ku buryo umuntu nayireba azayikunda. Rero ibi bintu byose mu bwene uramuka ubyitaho neza 5 kuri 5, ndabizi neza mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 15 cyangwa mu mezi 2, ndabizi neza ko account uzayizamura from 0 ukageza ahantu kure hahambaye. Bino bintu byandika hano ujye ubikurikiza step by step, ndabizi neza ko bizatanga umusaruro mu minsi iri imbere. Ibi ni ibintu ugomba gukora kugira ngo uzamure account yawe mu gihe gito nta kintu gito yabigusabye. Video ukurikira ngiyi none nzahita nkoreka amakosa ushobora gukora akadindiza account yawe ugasanga yanze gukora neza, ugasanga urakora buri kimwe cyose ngo uyizamure ugasanga neza account yaranze, kandi mu by'ukuri ari amakosa ukunda gukora kuri account yawe ya TikTok. Video ukurikira nzahita nkoreka amakosa ukora kuri account yawe ya TikTok bikarangira account yawe irangije neza burundu, ugasanga views zarabuze. Wagize none cyagiye cyo gukora video nziza, uri gukora buri kimwe cyose ngo uyizamure ugasanga views zarabuze, kandi mu by'ukuri ari wowe wayishe. Wogeze kuri uyu munota ni mukeneye igice cya kabiri, itubimbira muri comment nzahita makuru igice cya kabiri cyerekana amakosa ushobora gukora akabuza account yawe kuzamuka, kandi mu by'ukuri ntacyo utakoze ngo ukore video nziza. Sawa sare wogeze kuri uyu munota reka mbaze ngushimire umuntu umugabo cyane, ibyo tumaze kugeraho niho tubikesha. Ciao Imana barinde, ndabakunda cyane.